ngenda ndamutse ngiye kumuzira man ntango nakubeshya yego man we yababara birenze kubitekereza gusa njyewe ntango ufite ihangana uramuje mabuze attention that way kwa ibintu byose bivuze ngo niyo yashakaga nabone nanone itangazamakuru yabuze attention ikintu cyabaye ko man njyewe Imana naramubwiye ati ko nyuma yaho hari message nyinshi ansaba amafaranga amwe namwe nabikora man urumva nta mutima mubi yego ahubwo jama yabuze attention katakigera studio wenda yego rero bite n'ukuntu ibyo gikorwa nzi kuntu akivunikiye man cyane imbaraga natakaje that's when natanze copyright okay n'izindi ndirimbo za uploading abimenye tu nazazi ni zose atara uploading nari ama freestyle ye ariho ntaramuhayemo nk'Imana ndaza kuziclaiminga twese tuje tuvuga ati mani ngo banyibye ibintu boro ngo nanditseho man twarekera abantu henshi twarafashije abanzi benshi naho nakubeshye David twarabimwishyuriye reka nkwifurize kugira ibihe byiza cyane uri hirya no hino mu Rwanda hanze y'u Rwanda amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba iburengerazuba nahanga mu mujyi wa Kigali tuvugira nizere ko meze fresh cyane nkomeje kubashimira kuri support mukomeje kumpa mukora subscribe kuri Lea Entertainment ubu none nongeye garuka bashimira ko buriya bidashimiye uburingaye kandi buriya gushima ni byiza mu buzima kuko bituma ubuhaye courage n'undi muntu wese baza kukureba rero ndabashimira mwese muri biganiro byanjye bitangiye kurebwa cyane nge ndavuga cyane ko nkurikije paraporo yuko natangiye ubu ngubu ndimo ndarebwa nitwa Leandre niyo mugabo komi no hate abanzi yabo tubana ubuzima bwa buri munsi nifuriza iterambere buri muntu wese ahari akagera uyu mugabo wicaye hano imbere yanjye twamenye kera tumenyana ari kumereza sample n'indirimbo zaje zirangiye z'umuhanzi Maniku uyu munsi nishimiye ko kabisa hari intambwe yate turaza nabyo kuza kubivugaho ariko igitumye yicara hano imbere yanjye no kugira ngo dushyire umucyo kuri saga nabonye yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga ya Juno kizigenza ndetse na Kodo umwe ati indirimbo ni yanjye undi ati nanjye ni yanjye mu by'ukuri nta muntu uri kumenya ngo indirimbo ni yandi hagati aho ngaho ariko uyu mugabo witwa Pakkage niwe wayikoze afite touch nakunze cyane kabisa touch nziza cyane kuva na kera yajyaga akora project akazi impereza ngafasha abahanzi be yakoreye giye burangira amahirwe yo kumenya n'abantu bagitangira kuko buriya hari yaguhereza nk'akantu kumbana keza impamvu rero nkuko nabikubwiye yicaye hano no kugira ngo dusobanure iyo saga uko imeze kuko urumva niwe musingi cyangwa se niwe base w'ikibazo ariko mbere ya byose arabanza nyibwire kwanza ikaze kuri Lea Entertainment murakoze cyane umeze biteze ni fresh kabisa uragerageza uvuge cyane fresh kabisa umeze neza apari yuko abantu bakwita Pakkage amazina nyakuri na yahe nitwa Muhirwa Fabrice niyo mazina kabisa Pakkage kandi byafasha akabahanzi mugira ibyanjye Pakkage se Pakkage izina ry'akazi nkuko wumva made beat Santana sauce element nanjye Pakkage nyine ni izina ry'akazi yego tujye kuganira ariko reka abantu babanze kwanza bamenye Pakkage ni muntu ki Pakkage yavukiye hehe njyewe mvuka inaha mvuka inaha kabisa navukiye muri Kiyovu ni Nyarugenge mu Kiyovu ni muri Nyarugenge navukiye Nyarugenge navukiye kabisa mvuka umwana wo mu rusengero ariko abantu uzwa producer bose batangira hano ari abana bo mu rusengero papa wanjye ni pastor na mama wanjye sure abantu basenga cyane iyo bakubonye niyo misatsi no hata mwana noneho ni yatunaniye ababyeyi banjye barasirimutse ntabwo ibyo bintu nyine bicyambere nyine bo bizera mu mirimo myiza yego ariko ni nako bigenda buriya abanyarwanda nakunze ko batangiye gusirimuka kumva ko umuntu afite dreadlocks nagavuze ko ari kirara hari benshi bafite dreadlocks batanywa itabi hari benshi banywa itabi badafite dreadlocks ya urumva rero biba bicanganye rero bisaba ko ababyeyi bacu bagira imyumvire iri hejuru music wayisanze mute music nkuko nabikubwiye njyewe nyine ako nakuze nyine ndi umuntu nyine ukunze kuba uri mu tuntu twinshi cyane yego ako byerekeye na music kuko muzagenda mubibona wenda kuri this time uri kumbona mu ishusho ya production yego gusa mu minsi iri imbere muzagenda mubona mu bintu byinshi ariko byerekeye n'umuziki ari umuntu wandawe kare aranga ati buriya Pakkage ni umuririmbyi mwiza kurenza uko ari umuproducer aranga ati Pakkage buriya
hari indirimbo nyinshi zikorwa abaririmbye abantu batabizi ariko nyine zikagenda niko bimeze n'ubundi njye navukiye muri caci njye nasanze gutyo mu rugo nyine n'abantu basenga mvuka rero mbona nyine kuko papa wanjye ubwo ari umupasiteri papa nyine n'umucuranzi acuranga muri caci nyine kwagukura nyine ubona umubyeyi wawe ukora ibintu nanjye nyine nshaka kubijyamo cyane. Papa acuranga iki gikoresho? Acuranga gitari na drums n'ingoma. Gitari na drums, wow. Man, nuba mise ntekereza famille nyine bari gucuranga. Urumva nawe uri umucuranzi na papa wawe. Hari n'undi muntu muri famille ucuranga? Mukuru wanjye w'imfura yo mu rugo. Yari umupianiste. Wow. Mama wanjye nawe yari dirija korali. Ahubwo se ko nuba famille yose n'abana banjye barimbaga muri korali. Wow. Abakuru banjye nyine twese twavutse twisanga muri ibyo bintu. Kubyisangamo rero njyewe nyuma nyine nisanga ncuranga ingoma. Yego. Drama. Nacuranze ingoma mfite imyaka 7 mu rusengero. Ku myaka 7 wacurangaga drums mu rusengero. Man. Ncuranga ingoma nyine abantu najya ducuranga abantu ko gati karakana. Nyine ko abantu banze kera banze n'umucuranzi w'ingoma abantu benshi niko bananze. Yego. Ariko muri ibyo ngibyo byose nacuranga njya muri korali nkaririmba nyine. Gusa ndaba dufite nk'abacuranzi nka babiri ngewe umwaka wenda yaba ari gucuranga ngewe nkahita njya muri korali nkaririmba. Icyo gihe rero muri korali ndi n'umubyinnyi muri waririmbaga ukanabyina muri drama kabisa kitwa choreography kuri choreography za rurenze kuko nyine nanjye sinzi tu nisanga nabigiyemo kandi byina neza cyane n'abantu banzi neza hano nizi bazi ndi umubyinnyi kuko n'abantu bajya nyine kuri Instagram mbwe tunese uracyabyinnye wowe producer gute byagenze gute urumva ako abantu twiganaga ku kigo ahantu nigaga nyine amatimu nyine wasanga nyine abantu bababyinnyi cyane. Yego. Abantu twabanye kera baranzi nitwa Fabrice kabisa ndi umubyinnyi. Yego. Ingongomani nkubita urawunyuka. Na Titi nawe arabizi. Titi mwarabyinanye? Ati Brown vie wiwe. Na vie wanjye. Bari abapasiteri muri church imwe. Na mere wenyine. Yego. Bose nyine dufite church imwe. Ba sister bati band turimba muri korali. Yego. Na petit frère we urumva kabisa twara abantu nyine bati bona nawe twarahuye rero umirwe ejo bundi nyine kivigiriya. Yego. Yafise byagenze utambwesha nyine uko byagenze. Nuko byagenze nisanza. Umva nyine genda umwana wakuriye nyine muri church. Nisanga nyine nkunda ibintu by'umusi cyane. Gusa muri ibyo bintu byose nafite inzozi zo kujya muri studio nkanga indirimbo zanjye. Ugakora indirimbo zanjye. Ku myaka 10 natangiye composer indirimbo. Wow. Za gospel. Iyo ndirimbo gospel mwese byo wayibuka? Weza ko nyibuka. Ngayiturimbire mbabarira. Icyo gihe nahimbye indirimbo ya Noheli. Kuko nanjye mvuka kuri Noheli. Witwa Noel mbese? Oya. Avuga kuri Noheli banshi abitwa ba Noheli. Nango nyine kwa kugira abye basirimutse umubyeyi yabakwise Noheli. Abitwa ba Noheli nababunani turabasuje. Ni ba Pascali. Urumva? Yego. Nuko nyine byagenze indirimbo iravuga ati Kumarayika abwira Maria uzasama inda y'umwana w'umuhungu numara kumubyara uzamwite Emmanuel. Abanyabwenge babonye inyenyeri bamenya ko Yesu yavutse bihutira kumureba n'abashumba baramureba. Nise nasotse indirimbo rero koko icyo gihe ari umudije witwaga Papa 17 namuzi witwa 17. Ntago muzi. Umwana urapa witwa 17. 17 ndamuzi. Yego. Ndamuzi. Yego. Yiwe ni wari umuntu wari umudije w'amakorali yose. 17 nawe twarawe yarumirwa. Urumva? Yego. 17 bavuye wiwe nyine kuviye vine we ne watumye tujya muri bintu by'umuziki. Viye we ne wagishe production mukuru wanjye. Wow. Umukuru wanjye nawe aza kubinjanamo. Yego. Ko mukuru wanjye nyine no gucuranga yabyishijwe na Papa 17. Wow.
numva ibintu byose nyine bamutega Frank yego o papa 17 niwe nyine muntu yikuko akiza muri church yacu yaraje nyine church arayisitreama nyine amakuru aratangiye kujya muri studio babizi biza bibi na kangaye 2009 2010 umuntu kujyanye muri studio byaga birenze kandi ubu urukiri umwana no nyine umwana nkabibona nanjye o papa 17 ari n'umuhanzi ku giti cye yego ajyanye indirimbo ku giti twega Frank Bagarwa rero nyine nkamwe se wazanye mfite indirimbo mwemwereka wazanye muri studio wazanye muri studio ati nzakujyana yego ariko nyine akipinga jewe nzi neza ko nzajya muri studio yego ndakura gusa mu gukura nyine gusa Imana yakomeje kuzamuka muri nje niyo gucuranga ingoma yego ngiye kuza kugirwa amahirwe menshi yego yani ndakura nyine ko gucuranga ingoma biza nono ndacuranga ingoma ariko nabyina yego byari ibintu ukabifatanya gute ariko byari bimeze kubyina kenshi nabikorera ku ishuri ubwo gucuranga drums ukabikorera mu rugo nyine ku rusengero ku ishuri banze nk'umubyinnyi bakuze nk'umubyinnyi wagera mu rusengero ukaba umucuranzi wa drums kurumva ku ishuri ngo ntantu wabasha kuwahurira nyine n'ibintu by'ingoma byo gucuranga nge rero nisa ku ishuri narabyinaga ngeze mu kane narabyinaga mu gatanu mu gatandatu abantu banze mu kane mu gatanu primaire mu kane mu gatanu mu gatandatu banze imbyino sibyo rero nko muri nabirekereye ngeze muri seconde niraza 6 nese nyine wayisubireka ndese mbireka ko nyine nese mbona nyine ko nanga nyine ni bya bintu nabikundaga ko ngabona nyine nta musaruro wa danje birimo abasatete ntameze neza ni ikintu gihari ati ba Jojo Presidensa ikintu gihari ngiye ntango nagizemo kwihangana ngo mbikomeze ahubwo buze kwihangana ariko uzi ntago buze kwihangana ubuze amahitamo kuko wari ufite ibintu byinshi w'ikintu ngiye nabonye kifite opportunity wenda ingoma gucuranga drums nabonaga nk'uturaka gucuranga nka boro wenda mu bisope imyaka yanjye 12 cyakora kabisa baramaganya gucuranga ahantu naho abantu byahereye nyine ngirirwa ikize n'ababyeyi cyane nshimira n'ababyeyi kabisa kuba mani kuzumvisha umubyeyi ngo uri mu bintu nk'ibyo ukiga ntabwo ari ibintu abayumva tu ntabwo nyine ababyumva kabisa ikintu nyine nshimira ababyeyi banjye just buriya n'ababyeyi wenda bandi bari kumva bakubona kino kiganiro just mujye abana igihe mubagerageze just bagerageze barebe bagerageza abana ariko ni umubyeyi imita umwana ugasanga nyine umwana agenda muri bya bintu atisangamo n'ahantu hahera nyine umubyeyi nyine nakubeshya njye na drugs imwe mfata urumva bavuga nta tabi nta nzoga kandi umuntu wakora niyo misatsi imanutse yatatiye cyana cyara nyine manje cyo mubwira nyine just ngutyo wenda iyo abye banje bazukunda imita nka kera uri umwana w'imisatsi cyane mbwa bikirara cyane ahubwo abana b'abapasiteri kubera ko bakanira abenshi babirara cyane kubera ko nyine ababona wa mwanya abonye muto wubyaza umusaruro nyine kuko icyo ashaka yewe icyo navuze ati kino kizira abye banje bangirire kanibyaza mu musaruro yitware neza kuko wenda kunge ishigiye nyine na caca ibintu byose ntabwo byari byemewe nyine nakwesha nyine just byeke na church na leftinze gusa nyine ababyeyi banjye nango babiti ntango nyine ari ibintu nyine bagize bafashe umwanya munini ahubwo babonye umusaruro biri kuzana baravuga ati just twebwe dufite aho twageze nawe ujya kwiyubaka wow papa wawe akimara kumenya ko noneho umaze kugira kuri bya bindi ukunda nihe commentaire yaguhaye papa wanjye yarambwiraga ati kintu yoraga mbwira yarambwiraga ati ujye ukora sibyo ujye ukora kabisa we yaguye yarushaga kumumotiva ajya mbwiraga ati uko icyo gihe ndi kwiga drum icyo gihe ncuranga drums sasa ngeze mu mbere secondaire nacurangiye ADPR ese ndifite nka church njya gucurangira mu ADPR muri ADPR bakure kirisesi cyangwa bora bakure kirisesi cyangwa babamagaye nyine baje kunyitorera mu rugo cyakora ncuranga mu ADPR ncurangera abakwari twanguza izi za Elayo ndayizi noneho urumva uracyari mutoya ariko abantu baragushaka wa maintaininga gute kubana n'abantu bakuru kandi uri umwana nta kintu wenda buriya yandi uziko bura mu buzima bwawe nigeze ngira imikino y'abana kubona ngo nagiye ikirango byayo ibintu by'abana tugize bona time nabona kubeshya
nakuze ndi busy uri kumwe n'abantu bakuru urumva nakuze ndi busy nyine utapfa kubona niyo urumva niyo nabaga ndi free mu rugo nabaga ndi kwandika ibitabo cyakora icyo nabyo nari nakubwiye wandikaga n'ibitabo iyi nkuru aho nigaga njyewe mfite iyi nkuru nanditse aho nigaga ngeze kuko ngeze muri secondaire kuko ndi mu wa kane primaire nandikaga inkuru zirashushanyije yego ari papuro byinshi kugira umwana yisoma kamaveni umwana wese yisomyeho akagwa veni ngo nyine twabirangije ese nta kuntu wadugize inkuru nyine mani nagirizaga utuntu twici ikintu nirizaga mani cyakora wari bize cyose ikintu nizo mani nawe nize mfisha igihe ubusa wari bize pe mise byumva nawe nize mfisha igihe ubusa kabisa byo nyine kwandika mani kuko nyine aranajya guprintinga nyine ibyo biboro gukora photocopy n'umuntu bakatamwira turese wa mwana we ibintu bukora kuki utajya kwiga ubone time yo kwiga ndamubwira nambwiye so wamure nkigendera kopi nigende ibindi bikubaza n'ibiki urumva nyine just nakuze ndi umuntu nyine ushaka kunusye utuntu twose urumva rero ngeze mu kuko ndibuka ndi mu wa mbere secondaire abo nigaga habaga n'ikigo habaga abantu biga indimi icyo ita erikeke yego ubwo ni indimi n'ubuvanganzo no kwandika n'ibitabo n'ibiki uzi ko ari byo biga yego tujya habaye mu rushanwa bavuga ati umuntu wandika inkuru iyo nkuru izandikwa bijyanye mu bitabo by'abana biga primaire mani baza ko ngiye ari umuntu wabaye uwa mbere byanagera wowe wabaye uwa mbere kandi utabyiga ndusha wa 6 cyakora mani bari giye aboro nigaga mani na directrice aranzi kuko n'amarushanwa niyo baga amarushanwa ya sida byabiboro cyane niwo kompozaga nyine no kompozaga indirimbo nkabakubita nk'abo mbere cyakora kugira igihe kitaza kuza kuduciga tuzakora indi version noneho yo kujya mu buzima bwawe ariko uyu munsi icyatumye tukugendera no kugira ngo udusobanurire kuri saga n'ubundi baye ariko mbere yuko njya kuri iyo saga nkuzi uri FM Pro uyu munsi uri Pakkage kuki wa shiftinze izina urebye so nabivuga nguki abantu bajya babyibaza cyane ngo FM yagiye he njyewe ntako umva saga yabayeho rero natse riyo beat nimero yawe urumva ko iya Pakkage ntayifite mu by'ukuri mbona ampaye Pakkage ngiye kukwandikira mbona handitse ngo FM Pro biracaga sasa hase umujama bite ubwo nicyo niho habaye confusion ariko abantu benshi nabashana kuba batanabizi abantu benshi nabyo bazi ku kintu byari FM ntabwo byari izina nyine FM bura n'amazina yanjye Fabrice Muhirwa kuswara ibyo bantu nyine narabona izina fresh ari ibintu biraho nabo ati Kiro FM just nyine ari nkeneye n'ikintu nakoraga ndi kora cyane wenda bati mbone brand mbone n'izina ka FM kaba kaje imbere urumva navuga ati kankore nzabashaka izina ryiza na brand nyine mwamugisha no gukora bamuya no kuja umvisha ibintu byanjye akunda ibintu byanjye yakunze cyane urano kuja n'umuntu wumva umusi cyane sana yizerera muri creation shane ubundi no hari ahantu duhuje ku muziki no kuja ni wa muntu baba n'abantu batabizi n'ahantu turibuza kubijyaho unashaka kwibaza se ko mujya ushaka ko umushoramari gute ibintu by'injyana bijemo shamana yumva umuziki bro nubwo n'umushaka kuza akavuga ati akakonfuza akavuga ati man nshaka gucura ikintu kimeze gutya gifite ibintu bimeze gutya niko ameze akaguchallenge n'undi no mu bindi bihugu ni nawe production yego nawe DJ Kid niko babigenza we atekereza ikintu akavuga ngo ndagishaka gutya akamagana umucuranzi ngo nucurange produce nicyo cyitwa produce niyo production niyo produce ubundi niyo produce niyo mpamvu mbwa ati man nyine bigenda no pujama na puja akunda ibintu byanjye n'umweje amasample tu abikunda avuga ati turahura ko ndabyibuka nasinye ndakeka ngiye kumara umwaka yego ndabizi umwaka waza gushira mu kwa kabiri yego kuko nasinye contract oya umwaka turi zingahe 2024 turi kizingahe tariki 31 ibintu ukoze ikino gihe nibwo nasinye bongo asinye 31 z'ukwa mbere nyine kine gihe turi kuvugana bivuze ngo iki kiganiro ni icy'umugisha rero ubu tuvugana nibwo nasinye muri country wow
urumva nyine mani nabikunze nanjye byarantunguye ntabwo nakubeshya kuko abaproducer ni benshi cyane benshi ubwo ni nawe kwise package cyakora ubundi na n'umuco niwe wise element wana kuja kwita izina bitewe n'ukuntu nakumvisha namvu mbye ati kakantu bya byose nakubwiye by'amateka hagaruka mu kakantu package cyakora byuri package ubu nanjye nibwo ndi kubitekereza noneho nene akiri nyita mwaye confusion n'abasizina package ariko mbitekerezaho bitewe nyine n'imishinga dufitanye myinshi itari production gusa avuga ati bwo afite impamvu yise package that's why urano bya nawe dufitanye ikiganiro hari umunsi twapanze ko tuzakorana ikiganiro ndatekereza kizabakiza ko numwe mu bantu bafite amateka y'umuziki numwe mu bantu babaye hafi J-Paul numwe babaye hafi abahanzi benshi cyane yakoze indirimbo iba mega hit mu gihugu n'uyu munsi iracyakoreshwa yego ariko noneho reka tujye kuri saga yawe na Kodo ari ubwo uyu munsi ndumva twarachat inzejo ndi kukubaza nyine uko bimeze urambwira uranyohereza reka byita igishinwa waririmbyemo ubundi biteye bite iriya ndirimbo ni ya Kodo cyangwa ni ya Juno ubundi Kodo urumva Kodo muvuga kamwe Kerian indirimbo yakorewe muri country producer ninde Pakkage na Pakkage ubu ni mpamvu nanjye nashobotse kugira ngo tubihere imuzi avuga ko igihangano ari iki afite facture se na signature yanjye kuko muri count tumenyere ko umuntu wishyuye umuntu facture umukono wa producer umukono wa studio yego igihangano kigiye cyo uba wemere ko ugifite yego ko country is a big brand yego ni umushinga wanikishijwe yego tibyo igikorwa gisohokamo rero nkuko nk'ibyo gura televiziyo yego kuko polisi ari n'abantu bakavuga ati bino bintu bifite facture se okay tugende gake nuvuga ngo hagati ya Juno na Kodo ninde wari codinze mbere ikintu gihari ikintu gihari wenda si mbere sibyo yego ikintu nshaka kubasobanurira n'abanyarwanda babitega amatwi yego imikorere yaje ubu ngubu ari imikorere yaje yego composition y'ubu bisigaye itandukanye ya kera yego iyo ugiye kuri channel ya Zizu yego hari indirimbo za Zizu usanga ngo indirimbo ngo by Zizu nyinshi abari indirimbo zarimwe n'abandi bahanze ariko ari za Zizu urakoze cyane yego kandi izo ndirimbo bimvise muri izo ndirimbo se ziburu hari izo bibije ngo Bruce Melody ateresa yango Zizu yamwibye indirimbo y'igihangano kuko ari ibintu nyine byaciye mu muco kudose ko niyo ndimba ariye koko mwumva kuki atakreminza atangira none se umva ikindi kibazo nagize noneho urumva ntago uransubiza kwanza ariko icyo kintu ngiye gusobanurira ibintu ngiye gusobanurira mu Rwanda imikorere y'ubu ngubu man ngiye Leandre ari ibi mikoro isigaye iriho sibyo yego ushobora compose indirimbo navuga ati ngiye bite n'ijwi ryanjye ndi producer yego hari umuntu nzi ushobora kuba yashyiramo ijwi bikaba beta cyane kugira indirimbo n'ikirwa ku isoko yego umuntu uzayumva azabe convect ndakumva cyane aho ngaho aho uri kunyumva yego navuga ati Leandre afite ya type vocal umuhamagara yego kari coding navuga ati ariko nanone hari nanuza wenda navuga ati ndashaka kwicuruza ndashaka wekavuga nka Manike nawe afite vocal ya fresh yego nawe naza agerageze atemo no version nzumva irenze akaba ariyo nzatanga wenda nshaka kuyenga nk'umuhanzi mukuru runaka akaba ariyo wenda nzamuha nyine akumva nyine akaba convect ngo bose bakaza bakarikodinga ukumva irenze kuko biba iri ibyo Leandre nakumvisha version nyinshi zirandirimba andi mujama yitwa nuza Sami Nkuru urimba gakondo afite version ngo ifitwe n'abantu benshi ariko indirimbo ni yawe ni igihangano cya country bivuze ngo buri wese yaraza akaririmba none se byagenze bite kugira ngo Kodo ayitirire kuno byagenze hayishyira kuri ikosa Kodo yakoze wenda yari kumumagara akambwira ati se man kuri gome ryanjye ko basi utampaye credit umva vuga ati basi nanditseho sibyo wenda aho ngaho byari kumvikana
Numva kuko nawe example ni Forever the Ben bakuretse video turi abantu benshi twayanditse urumva yego unango no banditse kuri Forever abantu benshi bayanditseho nyine batanze ba Kalifani bazanye ivumbi ni benshi niba koko ari video ihari ndi kumwe na The Ben Kalifani yego narayibonye video Kodo turi bane yego Kodo nyine n'umuniga wanjye mani twabanaga mani ndabizi ko mwana bana namuhaga opportunity mani tukamuzanye n'abantu bose urumva akabafasha tukafataga nyine kwandika nyine tunabana mu nzu sibyo izo ndirimbo zigakompozwa rero ahari kuko akenshi niyo umuntu njye baguri kuko Kodo ngiye namukunda afite vocal fresh abizi ko Kodo akunda ibintu gakondo ikintu cyabaye Kodo nambwiye ati man kuva version yenyine niyo nakunze iyo niyo wakunze iyi narayikunze yego nambwiye ati man nyine wayikomye no ndirimbo tu ikinoboro dushaka umuntu tuyohereza nambwiye ati gusa nibwo ngo wine version man ntuisharing indirimbo si ya mbese mu magambo ni umushinga wa country kuko do nawe no ahantu sibyo nese nimba koko tuvuge wenda subwo yari kuvuga ati basi ngo nabuze ubushobozi ngo ahitabaye umuntu ufite ubushobozi kuki ibyo bintu atabyanditse se basi urumva none yavuze ngewe nta kintu cy'ubushobozi yavuze rero ati noneho none ari niba batwandikiye ayankiye ababosi banjye babwira ati indirimbo nayishoye amafaranga ayo mafaranga yishoye afite facture amafaranga yishoyeho ya country mani nyine kandi n'abantu amafaranga yose yishyuye muri country batanga facture ko ari ama studio yakira amafaranga mu ntoki uya facture ko facture ugomba kuyihabwa urayihabwa kuko ngo nta facture afite yindi kandi nge producer nta mukuno windi kandi nujya kureba twamuri copyright yego ako kanone kukageraho urumva copyright yo turayigera reka mu masobanuro y'ibintu fresh Kodo rero urumva namubwiye ati nuza sharing namubwiye ati weyime nta kibazo mani ndi kuyumva ndabona naribi uko iyo ndirimbo ijya gukompoza kwanza kamaze mubwire ya ndirimbo ijya gukompoza yego ndaza kuzana telefone nuko simba nakwe ku buryo amashusho nayagaragaza urumva nuko ugera mu magaye arambwira ati Pakkage cyangwa ko uza studio tugatangira cya gikorwa twatwiyemeje yamamagara abajema binanga babiri nakunda hari mu gitondo yego bacuranga inanga turaza no kujambira ati tugiye kura afroga ko ugomba kurinjyana ifite ibintu by'ikinimba birimo inanga birimo inanga akwirimo na afrobeat ku aranchallenginga umva nyine mbwiye ikintu kirenze cyiza okay no we can start turatangira ndacura yego n'abajema binanga nibiri uzumvira ndimba ya Kodo iriya ndirimbo Kodo ya Prodins harimo umuje muri wavuze umwivugo yego no mwivugo uri mu ndirimbo ya Juno ariko ikivuga itangira ya Kodo ariko mu ya Juno nta birimo kirimo kiri hasi numva cyo kivugo umuntu wakiri niyo ya Juno yitawa kitirimo ukivuga umuntu wakivuze numva ni wacuranze inanga no ari wavuze n'abacuranze inanga ni babiri bakidi twayihaye umuntu ugiye ukareba neza kuri credits ku Juno ugende umwanditse ucuranze inanga urumva umwandikira umubwira ati ese iriya ndirimbo byagenze ute yego uramujama yari ahari Kodo nambwe yari ari ndirimbo ikompozwa sibyo kuko ari video iri kwerekana urumva turi kompoza ndirimbo turi batatu muri batatu none umujama ushizemo ikivugo arimo nakiyemo na melody ziwe yego uri kumva muri credit harimo Khalid wakoze video ndimo ndashaka this lead fashion ko nta urimo set logistic led okay nta urimo ariko ntacyo yego ako naribi urumva umujima curanze inanga wenda nubwo atarimo ariko mu mashusho bifite mu mashusho yego n'inanga uzituzumva muri mu ndirimbo ushaka barabyibagiye urumva ariko inanga ibicuranga biri muri studio umujima rero aya mashusho
yagaragaje nawe arimo arakushiramo melody y'amamelody ntabwo yarayango nakubeshya nawe ashizemo icyo kivugo yego ikivugo cyo njya numva ko atari Kodo ko ndetse nshyiramo n'igishinwa cyanjye nakikohereje wakimpaye nacyumvise nshyiramo igishinwa cyanjye arambwira ati se iyo ndambwira ati rero nimba warabyumvishe njye ntabwo mfite sounding ya gakondo yego twashaka ko iyo boro iba nyine umuntu twashaka ko n'amamelody urumva aba ari different none ndamubwira ati njye rero amujemo tubana yitwa Kodo afite vocal ya fresh niwe uzashyiramo vocal yewe reka azaza ari biririmbe ko nango nakubeshya pe no puja niko namubwenda yimwohereza no puja ko ambwira ati niko ngo tuzashaka umuntu tuzayiha hagati ya Nuza yaba Juno Crisizi nyine Juno nuko yabimbwiye yavuze ko indirimbo bamujema yibwe yego kandi mfite nandi mashusho turi batatu ngiyewe Juno na Kodo yose nushimba cyake bebe nukuvuga ngo ufite amashusho uri kumwe na Juno nawe wowe na Juno na Kodo turi gufatanya kuyandika muri batatu muri gufatanya kuyandika nanone iyo video yibe ako video raza kuza kuko ndagashyiramo kugira ngo nkerekane wa mugani nta kibazo yego sibyo indirimbo compose Kodo ngo yari ahari mfite n'igishinwa kirari yego man uko uri abanyarwanda sibyo ni kuko nibyo ni ariko nshaka kugishireho abantu nyine bamenye byagenze bite understand kuko man ikintu cyawe ahubwo jama twaje gushwana wowe na Kodo twonza ngo twashwanye rero ko hari ibintu nyine yakoze hano bitari fresh nabyo naje kubimenya ibyo bintu nawe ndivugiye no kuri kamera ibyo bintu bizashyirwa hanze ibyo bintu ni boss wanjye naje kumenya ko hari ibindi bintu biri behind yego ndetse ubu ntago mu kibano bitari na fresh cyane ku buryo mbivuze aha byazamo saga danje yego none ibyo bintu mu kuba ndamubwira man bituma dushwana kumuntu mushwana nambwiye ati man isi ngo yansabye n'andirimbo ko nayimuha iyo ndirimbo ngo ndamubwira ati man ngo byashoboka yandirimbo nayiguha waririmbye yambwiye ati man ngo uririmbe yandirimbo ngo twa creating indi fitting navuga ndamubwira ati man yani project ya country ibyo binango nabane urumva deja na boss nayirimo ntago wapfa kugira gute kwitanga urumva yani project ya country ntago napfa kwitanga kabisa yego gutwana bishwaniye mu gutandukana rero ramujama bite chat yashize ibumva yabonye ko twashwanye abura attention yanjye agenda afata ntago yari indirimbo gusa indirimbo eshatu ni indirimbo nyinshi urumva indirimbo nyinshi kabisa ya ndirimbo zose yabuze ko abuza attention yanjye atakora EP kandi yiswe Makaveri nuriya ndirimbo Makaveri urumva yayise Makaveri yabuze ko ndirimbo nayi composition ndi mu cya leta iriya yitwa Makaveri no way mfite na record ndi ku ishuri ndifite free beat ndi kuyicompose ye mfite ibimenyetso byose mfite record ndi ku ishuri ngo na EP rero yari kwiba naho nakubeshya abona ko nyine afite vocal nakunze iri African yego kandi mbumvishe zaranjyana ziri African yego njye kintu nakundaga urumva iyo ndirimbo yitwa Makaveri ni ndirimbo nakompoje ku ishuri nango nakubeshya njye mufite mari code tuzahita amatariki yego njye nawe kompozaga nkaza nkamwumvisha tugatamo n'igishimwa cyayo kirahari yego za ndirimbo zose ndamwese Kodo man umuntu ari umuntu yitwa Sam Inkuba umuja muri ibintu bya gakondo yego ese nyuza Kristo uko nawe ari iyo Makaveri nayo yamuja mitwe Sam Inkuba se man n'umuje ngo byagenze ko mbona yisazije ndamubwira ati rero man mu kwame nge ndaje mwandikira nana namwandikiye man ndambwiye se man Kodo bimeze gute yego ndabwiye ati man nango nta projet nimwe muri gusohora kuko already gihangano bihangano nango binari ibyawe sibyo ni ibya country ntabwo the same yuko man ningiye ufite uruhare runini cyane kuri project yego nta gihangano kimwe muri gusohora kuba uranditseho nango bivuze ko project kuko ngiye banaracuze beat na creatinze melody nese umva ufite akazi kenshi ngo ninde wanditse lyrics zayo lyrics turafatanya nango nanga arize gusa ni wowe ni Kodo ni Juno n'uwo Sam Inkuba nawe nabo babaga bari nabo bajya bose basize no nawe yashyize ngo yanditse kubwira nyine man yego numva ahubwo ikibazo abanyarwanda tari kwa understandinga bari kumva indirimbo nango bazi ko umuntu ajya agira indirimbo atari
ndiyandi rose ore experience wayizi sibyo ari sinumvije ufite umuhanzi yego ese n'ahantu magire mu gusanga indirimbo kato turashaka indirimbo nyinshi kendo rwose yandika ntaziririmbe hari niza aririmba zitarize ese katubwe urugero niyo boss kunakura marketing so byumva aririmba indirimbo akahita yoreza abantu yego ni nako indirimbo zize zicuruzwa nta mu gicuruza indirimbo yanditse gutya ibi yaririmbwe n'undi muntu igatanga iririmbwa byose na melody bigatangwa noneho wayikunze akishyura sibyo man nicyo kintu cyabaye rero Kodo ndamwanjye n'umwese man bino bintu ko nambwe ari fresh nimba ufite ikibazo koko numva man ushobora kumbwira ngufasha ariko nyuma yuko nkora ibyo bintu tumaze gushwana njye namwe poshe ndambwira ati bro man ibintu ko nambwe ari byo reka ngiye ngufashe ifite ikibazo ufite none amakuru betse n'ibyo bintu yakoze man twana bimwishyuriye aha nawe nicyo kintu yavuze yaravuze ati byibura mu make credits ariko munagira ikintu mungenera ko bimwishyuriye mwaramwishyuye narizi ko mutamwishyuye man ndaza kweka amachat man ngo nakubeshye man abantu bari kugira ngo ngende kuvuga ibintu je ibintu cyose ngende kuvuga ngo bivuze ngo country uyu munsi nta deni bafitiye Kodo kuno byagenze Kodo mbwete man Kodo amaze imyaka ingana telefone afite ndambwete man ibintu nafashe ndabwate nzagura telefone cyangwa amafaranga yahise mbwate ndambwate reka nzagure telefone sorry numva ndambwate reka nzagure telefone urumva uko nyine uko man tujye man yandi umuziki urahenda ndabizi twese tujye tuvuga ati man ngo banyibye ibintu ngo boro ngo nanditseho man twarekera abantu henshi twarafashije abanzi benshi naho nakubeshye ndabizi nawe ibintu by'umuziki urabizi najyaga no gusanga muri Feliz Music ndabizi subize se man rero man nyine abaho gufashana mu muziki sibyo ari n'ibintu ukora nyine kugira ngo ubwawe wubake brand man ukirenganyiza n'amafaranga man sibyo ikintu cyabaye rero amujama ibaza yuko man bitewe n'ibintu yankoreye numva yankoreye ibintu by'ubufu yego man itamubwira ati bazo kuna samubwira ati reka duhure nitaye ku bintu yankoreye njyewe ibintu yankoreye mbikubwiye ryanje naho nshaka kumusebya cyangwa se naho nshaka kwangiza ubuzima bwawe nibyo bambwiye sibyo ibyo bambwiye niba ari byakubayeho ibyo byambayeho nabyo mfite ibimenyetso byabyo babimbwira ngiye ikintu cyose man mfite ikimenyetso cyacyo ntabwo nababeshye urumva hari private life abantu batuma turi kuvuga gutya njye nabwiye ko nzajya nza hano ndi kubaka ntabwo nifuza gusenya nanjye ntabwo namusenya man private life nashyira hari ibyo ntemereye kuvuga kuri kamera kuko nawe afite ibintu ashaka kubaka afite imishinga ye man Kodo nawe sibyo ntabwo rero wande bangaha nawe naza kumwicira icyizere ahangaha sibyo gusa nyine man nyuma yaho yanatinyitse mura nawe muraganira ngo duhure man turaganira nabwo ati man bya bintu ko Kodo nanga ari byo nabwo ati man nanjye benifu nanjye bene ibintu dushaka kubaka nta mafaranga nta kintu ndakira nta kintu ndageraho wowe man wari uhari kugira ngo dufatikanye man ufashe nk'uvandimwe ibintu byose wari uhari nawe wari ubizi bino bintu rero man tuba abantu b'abagabo yego n'ibintu byo kumvikana birangire nyine tubirangize wati niba ikintu ushaka ndabona na telefone ufite tugiye kugenda centre ngure telefone warayiguze mfite n'ama chat kumbwira ati man wakoze ari no kumbwira ati telefone twaguze gifite akabazo runaka nabwo tuzasubirayo ama chat yose ndafite yego nibinde byibyeje ubudano tujyeyo ni kure tugenda centre mu gwa telefone na facture arayifite facture izina rye na nimero yanjye kuri facture izina rye kandi nimero yawe umva man tugenda mu gwa telefone numva then turataha kuko man ari n'amafaranga namuhaga turetse bw'indire nk'ibyo man ari n'amafaranga nyina namuhaga yego nkamuhimba imitarani nkamubwira ati genda ushaka utuntu nyine ushaka utuntu man nawe umubajije se Pakkage n'umuntu umeze man yabura ikintu anshinja nawe nakubeshya muzamuhamagare yego twabanye mu nzu man noneho reka kugira ngo wenda bitaza kuza kudufata igihe indirimbo ibigeze kwa Juno ikintu mbwira ukuntu byagenze njye nshaka kubwira kudanyimara kumukorera ibyo bintu yego kuko hari screenshot bafashe umujement kusame nkuba yashyize kuri IG kudanyimara kumukorera ibyo bintu amaze kubona ko ibintu mukora akoze atari ibyo yahise ayisibaho kuri IG yahise ayisiba twumvikana yuko
agomba gutuza. Yego. Ibi twubaka yahise ayisiba ntabwo nakubeshya. Mu kuyisiba kuko natambwiye kuri ya ndirimbo yenda gusohoka. Akimera kumva ko indirimbo yenda gusohoka mani sinzi nyine mani wa mutima kumva indirimbo yari yaraprodinze. Yari amaze kuyaplodinga kera. Numva mani. Yego. Arabisiba kuko yarabonye ko ibintu nakoze atari byo. Yego. Kandi ibyo namugombaga bimuhaye. Yego. Arabisiba. Mwe turacata neza ibintu byakemutse urumva. Yego duhinduye location kubera ko bwari bumaze kwira. Tukaba tugeze aho Kodo yahise asiba iriya ndirimbo ayisiba kuri Instagram. Yego abarayisibye. Yahise asibira art cover. Ko art cover yanditseho abasazi kandi nayo yahise abasazi entre parenthèses Coca-Cola shape. Yego Coca shape abasazi. Yego. None turaganira mwa n'ibintu namugombaga byose. Ifatiye nawe arayifite arabizi. Umva na chat man ndaza kuzire. Yego. Sibyo? Ibintu byose namugombaga ibyo bintu bimuha. Yego. Anyemera yuko ana appreciating man ndabifite. Yego. Tukuze turaganira. No iki ngewe kintu natunguwe kiri man nabaye kuko man nabaye shock ngiye kubona ngo yasoye ngo nawe irabura Juno kimara gusohoka. Ngiye kubona ngo yabure kundi yarayisoye uploadinze ntihahita yisharinga. Ntiyabinyereka nyine. Kuko numva ikintu cyabaye iraboro abonye ko yasohotse. Ngiye nawe ugize amamagara kandi yamagaye no kuja amagana n'abantu bose bo ku mpande zanjye. Ngiye nawe ugize amamagara uzuma batabikoze yari mwisoni yari afite ibintu yakoze kuko yazi ko yazi ko njye twabyumvikana Yesu yari kumwira ikimani. Ntabwo yigize amamagara ntabwo nababeshye ntabwo n'imiyize mbona ntabwo yigize nyandikira urumva. Bivuga ngo nta approach nimwe yagiye gukora nyuma yuko indirimbo isohotse. Ya approach nimwe yakoze kandi njye mu nyiri produce. Yego. Njye muri ko approaching. Yego bwa mbere. Yose ndibintu ndafase manje kuki n'umujema ngakoze bino bintu. Numva ko man unarebye neza ko twariyunze chat ndaza kuzikorera ko napanze ko tuzaba namugure na telefone mwe twakora ibindi bintu. Yego. Ahubwo man mu kubibona tuvuga ati none se man ibintu koko ibintu birifuye koko. None utekereza ari ukubera iki yaje kureklama kandi azi ko wamwishyuye kandi ibyo wamugomaga byose barabimuhaye? Man ashobora kuba nyine ari uko tuwenda yakekaga credit. Yabuze credit. Yabuze credit mu bantu bayanditse. Gusa yakoze no kijyanga na kisiki. Credit zonda turazemera. Na Juno twambwiye Juno twambwiye atamwiye credit man ugiye kureba ibintu nabiri. Juno yari yemeye kumuhereza credit. Yavuze ati credit nabirenze credit nagina nkabye. Nese ugiye kasanga kuri foodet yanditswe n'abantu benshi tubibona. Uzagenda ubireba. Yego. Credit y'ibintu byose. Urumva credit one right my wife yo Juno ngashyiraho nanjye nabo kamushyiraho abantu ubuje nabo ngabo basamu nabandi bose. Gusa yakoze yavuze ko indirimbo ari kuki noneho yasohotse. Juno kuki atari kuririmba yose ikabiye ariko ntihabimo backings kuko hari backings za Kodo numvisemo muri ya Juno yasohoye. Ahubwo nizanjye nizawe harimo nizawe kuki zo iza Kodo zavuyemo ku Juno yitereye rero. Nkuko mani ndi mu nyinshi by'ubuntu mu baking za element. Sibyo se ndabeshya ze ariko ndi mu nyinshi ababanzi tura bakingirana. Nuko nyine ari tubo twaye tugumishamo ahubwo udafite voko ya gakondo kugira nyine noneho bize kuryoha. Kandi harimo n'amavoko yanjye ndirimbo zo kubyumva. Narabyumvise harimo voko zigize muri 3 hari uzungo uririmba gakondo harimo yanjye niya Kodo n'encu. Narabyumvise burangiye n'ubu muziki manje kweka yuko man projet yakozwe n'abantu benshi. Yego. Uzi niba Kodo projet ari ye uwo abantu we no gitekerezo gw'amagano binanga abantu binanga se yarabishyuye basi bawamagare abantu binanga baravuze bo baje bamagana no kuja. Yego. Bo bakibona ndimba baratunguwe vuga ati nese bimeze uteze babuja mu byo byagenze ute. Bo barumwe nyine abajema bose dukora muri gakondo bavuga ati isura mu byangiza. Ahubwo umujama Kodo bamva ibintu byose nabikoze
yamaze iminsi duhuza nyine yamaze iminsi nyinshi ngo tuze duhuza uramuje mabuze attention yabuze attention that way kwa ibintu byose bivuze ngo niyo yashakaga nabone nanone itangazamakuru yabuze attention ikintu cyabaye kuma njyewe Imana narambwiye ati ko nyuma yaho nta message nyinshi ansaba amafaranga amwe namwe nabikora mani urumva nta mutima mubi yego ahubwo jama yabuze attention katakigera studio wenda kuko nyine bamwe abanje mu gati ibyo bintu abanza bikosore afite wenda n'abantu wenda we ahantu kunze ko bari ushaka ko bari baramvumisha ibyo bintu ngabikore kuko nawe kuko niba ukijyanga n'iki niba ukijyanga n'iki yabigenda kurega ntabishyire ku mbuga ko mu Rwanda hari ibijyanye n'umutungo mu by'ubwenge urakoze cyane yari kugenda karega kikerekana ko yashaka attention no profitera muri hit none ubu ngubu muri country yaraciwe cyangwa aho ikaze n'ubundi anytime yaza mukamwakora ibindi bitewe n'ibintu biba byarabaye urumva nyine ntango twaca umuhanzi kuko iyi inzu nyine inzu ngari n'umuryango ngari kabisa y'umuziki ese nuko ashobora no kuzuma akavuga ati shaka ko Kodo nyine mfasha twamwangira yego ikintu nyine cyagihari dukomfutega mu family tu yego ari umuntu uhorano cyane yego that's why gutyo ikintu cyagihari twatwara kubye connection iri too much yego kugira ngo ibyo bintu bizongere kuba ayo mafuta yego hari abanyarwanda rero babibonye nko kuba ari ubugambanyi bakavuga ati niba Kodo yarasohoye indirimbo akayishyiraho ibyumweru bibiri mbere yuko Juno asohora indirimbo akayishyira hanze ko Juno agahita ayikora bamwe barabyita ubugambanyi abandi bavuga uba duciye inyuma ahubwo yaribye kuya yaprodinze muri country na Pakkage kandi country na Pakkage bari kwemeza ko igihanga nari cyandi Juno noneho kuki ari wo wakoze claim ya copyright ko Juno ari kuyikora urebye urumva Juno we man umujama ufite brand Juno n'umuntu akunze kujya mu bintu nk'ibyo n'ibyo by'amasaga n'icyambere cyo Juno nimba babibonye Juno ndimo kwipromote ndi bari koresha zisanzwe yego cyabaye imani ninjye abantu benshi babagaya yego abantu benshi baravuga ngo Pakkage ni gute atanga indirimbo ku bantu babiri n'izina na name yanjye tu bavuga ati sound producer n'umuntu wese wajye kunkorera yagize umungenge yego rero bite n'ukuntu ibyo gikorwa nzi kuntu akivunikiye mani cyane imbaraga natakaje that's when natanze copyright okay n'izindi ndirimbo za uploading abimenye tu nazazi ni zose atara uploading nari ama freestyle ye ariyo ntaramuhayemo nk'Imana ndaza kuziclaiminga kandi mvunyamazi n'umujozi uko we ashaka nyine kwica brand yeah man nyine arukuntu man subize se nawe we yabonye yuko nyine ibintu bitangiye kugenda fresh urumva man abantu benshi bajya babamagara nyine banyandikira muri DM byose nagiye mbibona urumva yego nanjye rero man ngiye ndamutse ngiye kumuzira man ntabwo nakubeshya yego man we yaba barabirenze kubitekereza gusa njyewe ntabwo mfite ihangana yego ino njya nafuruga ko n'abantu babimenye just ntahangana ririmo ni naho nanigiye kugera Pakkage ni umuproducer mushya ariko umuntu wumvise iriya sound yumvise ko hari ikintu ufite hari music itandukanye nyine umuntu wese arahita yumva twitege Pakkage muri gakondo gusa cyangwa hari n'izindi project nyine akora none mbere yuko irafuka kugisohoka kuko ndi producer yes ndi producer ngana n'abantu benshi numva navuga ati ngo murira afro gakondo gusa kuko ni indirimbo ndagutinya ari Juno yikoze na mapiano nareme ya Gona Bushari Afrobeat yego umva izo ni indirimbo babanje gusohoka za Afrobeat zisanzwe n'amapiano kungana n'abantu benshi gusa nyine ikintu mfuka singiyeho n'ikintu nshaka gukwirakwiza mu banzi nyarwanda kugira ngo umuntu wese uzawumva ibintu byacu kubyo n'umuhanzi wo hanze ajya avuga ese tuzaba tuva ibinga amapeno gusa na Afrobeat dukeneye injyana yacu even if ikintu nshaka kubwira abaproducer bankurikiye cyese abahanzi igihe ikintu nshaka kuvuga cyo nagiye mbona abantu benshi banaginga
n'abantu benshi nyine banyandikira muri DM abantu benshi bambwira ibintu byinshi bitandukanye njyewe yandira mu ndi gwangane kunjyana man ntiyaza umuproducer nawe agakora iyo ari navuze ati Yosef Rogako Naribi hari no bavuze ngo ntibyari biriho se Naribi ikintu dushaka nabo nibagende ba creating ibyabo nabo babi creating nabwo ahubwo muze muhaza umuziki nyarwanda muze nabo babi creating bigasoundinga ngakondo byaba byiza cyane kurushaho yego nta munge mbujije uvuga ati uyangoreye injyana cyangwa se kuko nanjye iranjyana si yanjye yego numva wenda twe ku izina ryacu ririya zina nuramyereko wayumva nyira Juno niya Manike yego twinda niyo twisafurugako ni Afrogako nabone bashaka bakuri bagende bakora ibyabo bikoze bikaba ari byinshi bose bakaza wese bafite zira style byaba ari byiza ko n'ikintu dushaka naho ngo naho tubuje twaje muri competition yego ese mikuna element yavuze ko nawe afitiye yes ngazazana element nawe nabikora bikaza ari byiza ko biri mu gakondo yego bizaba ari beta cyane bizaba ari ibintu byiza cyane man element ariko nawe ndumva project yari yarayitangiye nagize mbona gutuvideo ari kumwe n'amasamba batangiye nyine gucreatinga gakondo ariko iri muri afro kuntu nikeza ko nabo babikoze nabyo ni byiza cyane ibyo bintu dushaka yanje yego dushaka umuziki dushaka umuntu w'umuziki w'abanyarwanda nyine nko bivuga dushaka umuziki Nigeria cyangwa umuziki Tanzania umuziki nyarwanda umuziki mwiza wumvamo umwimerere wacu ikintu dushaka yego reka nsoze ndasoreza ku kibazo kivuga kiti kwidistenga nk'umuproducer mushya mu Rwanda biroroshye cyangwa birakomeye ibintu nyine bitoroshye to kanubwire yanjye nawe urabizi muri kibuga nta kintu utari butasorinze man urabizi ibyo bintu yego man urasoringa ibintu bitoroshye no kumva ati byonyine no kumva ati kurema uniqueness ni izina byonyine cyo kurema umwihariko wawe man ni ibintu biba byagutwaye igihe sana man ni ibintu nyine n'abantu bose bankurikiye just twige kurema imyihariko n'abaproducer bose just mureke dukora ibintu just different kuryo umuntu akumva kavuga ati no mu element ni package iyo nguyu ni Santana yo beat ni keys ni koze yego ya nicyo kintu cyiza uniqueness nicyo kintu cyiza urakoze cyane kangushimire kuba ushyize umucyo kuri ibi bintu ko abantu benshi barimo babyibaza base byagenze bite abenshi bakagufata nk'umugambanyi abandi bagafata Kodo nk'umugambanyi abandi bagafata Juno nk'umuntu utari seriye kuntu y'iby'indirimbo ubwo ntekereza ko umuntu araza kuza kureba iki kiganiro araza kuza kuba amenya ukuri kuri byose wakoze cyane rero reka bashimire cyane abakunda Lea Entertainment nanjye nakagaruka mu bindi biganiro bitandukanye call me no hate blessings